Beranya ko ubundi nje ntabwo gushyiramo wari mva nkubwira ubu uri n'ikigambanyo bimbwira imbunda yanjye ngomba kumenya ahanira uranyumva neza uranyumva neza neza nakwica imbunda yanjye iri hehe mukiba muri cyumba beranya kuri muravuga gutyo ngiye uravuga urambwira gutyo maberanya ko gutyo Kirada kirayibika tugende ya tugende Kona ina tai kofi ai wamboneye kuse tugende mani we kofi yawe ngiye kofi nabona buri he nayo ubwo wasanga twatayeho kwinata ariko mane uretse yagaruka ngaha ntabwo naburi kofi ngo bigende gutyo gusa nese muri kofi nenye ifite yara hirya yaba yagiye hehe gise ndabizi oya rwose kofi urareka turebe uko none se ngiye yabigiye hehe ariko se ngiye urabone kofi yawe nabona huriye hehe nayo urabura kuza ngo tugende ngo oya zana mwana zana turebe kabisa ntabwo nabyemera yizane turebe zane si iki oya zana turebe ba ngo ntabwo ikofi ari yanjye wowe none se turasara ubiko izina ni yawe isindanga muntu ntabwo ari yanjye ahubwo tugenana ntabazi igenda buri n'umujura ahubwo nakuvumbuye hako kukigira umujinya urabona nge nakwiba iranga muntu ikofi yawe nayigutorere dore ibyangombwa byawe byose nge ntabwo nakwiba ntabwo ndi umujura ahubwo nabya bindi turaza kubireba siko dafunga ikofi ngo tugende nawe nkundi yo mikino rwose pe ariko se wiraka ntabwo iyo mikino ubu ngubu ubikofi yawe ndayifashe nyita hasi ngiye nshaka kukwiba nagira ngo ndebe kumera nose unahita hasi undi gende ariko ntuzabyongera tugende rero ariko ibintu nk'ibyo rwose tuza yewe ntabyo kiragarutse nakugiye ko gihari siko koko ntabwo ari seri koko numvishije cya kintu
gute mwana wanjye kugenda iyo muko ngwino carano ahanga niho turi gusa Imana ugasenga Imana ikugirira neza ariko nta kibazo reka twicare hano ubundi urangize ibibazo byawe ubundi ngusengere Imana irakugirira neza hano ngaho amaguru ugumya kurira ngaho ihangane mbwira harya wambwiye yuko witwa Alice ngaho shira impumu ureke kurira maze umbwire ikintu kikubabaje ngusengere Imana umurira kugirira neza sibyo ihangane mbere reka rwose ibibazo mfite byo ni byinshi ibyo uko ndi kubona ndabona nta n'impamvu n'imwe mfite yo kubaho sinzi n'igitumye nzanye ahangaha iyi mpamvu njyewe itumye nzana ahangaha ntabwo ndi kuyikurura ngo nyumve humura banza tuza wabaye iki niba icyo bikubayeho muri iri shyamba mungana n'umuntu uciyeho hano urimo kudukanga afite umwana n'umwana n'uwawe umubonye hoya wirira Alice humura igitumye nkuzaniye hano ni ukugira ngo Yesu akugirire neza kuruhura imitwaro yose ufite kandi humura nzi kuri buharuhukire Yesu agira neza ceceka humura ihangane Yesu arakugirira neza ibibazo byawe byose iyo ubizanye kwa Yesu akugirira neza akagukiza ngaho ihangane impamvu ndi hano ni ukugira ngo ngufashe uruhuke mbabarira ufunguke maze umbwire ikibazo ufite ubundi ngusengere Imana ikugirire neza kandi irakugirira neza humura mwana wanjye uwo muntu usanga tumwumva n'umwana natwe ari kuduhiga humura kandi uceceke muceceke mwese subira inyuma akatwica abana banjye muhumure nawe tuza nimba atakubonye ariko uriya mwana yabaga atamwicaga wenda turaza kumubona nyuma reka mubwire ibintu biba byanze umugabo ahora nkubita namahira nanyishyurira inzu ndetse nta kintu na kimwe nkorera abana ku ishuri barabirukanye barirwa bicwa n'inzara imbere yanjye mu maso yanjye nkabura ikintu na kimwe nakora ubwo rero nabonye umuti w'ibibazo mfite ari ukuza hano muri iri shyamba maze nkiyahura nkava kuri iyi si nkareka kubona abana banjye badagara mbene kari akagera niyo mpamvu rero naje muri iri shyamba ibibazo byawe byandenze mbona nta kindi kintu cyabikemura pe ibibazo byawe ndumva bibabaje kandi cyane ariko gutekereza kwiyahura buriya ntabwo ari wo muti w'ikibazo ntabwo bigenze ute iyo wiyahuye urakenyuka kandi buriya urupfu twese yego tuba tuzarunyuramo ariko ibyiza ni uko atari we wakwicira inzira zo kwiyahura numvaga nta yindi nzira nta n'ubundi buryo uburyo burahari kandi inzira nziza buriya niyo gusenga njye
rwose ndikumva nashaka no gusubira muri uriya rugo, ntabwo nakomeza kurebana n'uriya mugabo nuko n'abana banjye bishwa n'inzara. Ndashaka ahandi hantu njya, urakoze ku magambo mbwiye ko ntabwo nasubira muri uriya rugo pe, ntabwo narusubiramo. Oya, urugo urarusubiramo kubera yuko ari urugo rwawe, kandi rega nta n'impamvu yo kugira ubwoba kandi Yesu ahari. Ahubwo mfite igitekerezo cy'uko wambwira ahantu utuye, se ubundi utuye ahaganayo ngo tujyane ngo uherekeze mparebe mpamenye, hanyuma nzajye ngumya kugusura kandi nashaka gusubirayo. Oya, nshaka kugusengera uwo muzimu wahateye akaba. Nshaka gusubirayo, ntabwo nshaka kugusengera, nshaka kugusengera uwo muzimu wateye mu rugo rwawe akavamo hakaboneka amahoro. Amasengesho se yakora? Arakora cyane rwose, kwa Yesu haba byose. Tugende makwereke. Nta kibazo, ngaho haguruka tugende ujye kuhanyereka. Muhumure bana banjye, ariko ibyiza ni uko twahaguruka hano tugashaka ahandi tujya, kuko umwicana ashobora kugaruka kuko yumvishije ko turi hano twamwikanze. Humura kandi umwana wawe azagaruka kubera Imana, dushobora kuzamubona. Nimuze tuve hano. Muhaguruke bana banjye. Muramutse tubanze turebe tunyure hano. Nzajya nza twisengera Imana izajya ituruhura tumare. Aywe nawe gutonekara ngatuzi tusigiye byagenze bite? Njye hari umuntu nari niyiziye kureba, kubera rero nari namutindije. Ega mukobwa Aywe nambi kubera nari namutindije itanca inzira yo mu ishyamba.
n'ibigomba kukubaho. Biriki se kandi bigiye kumbaho muzaza?